mfite amafaranga hacya mungu ndayafite pe yazane rero nangaye 2020 byonyine agaturuka mwese kano kamwe konyine katagira ka kabiri kanguye bita kanga rero ntangari konkora ahubwo niba uzi ko ufite gahunda yazane mabuja ataraza tugende tubisoze vuba maze tugende no kuri kwimana vraiment wambara nanjye ukamasha nyine shyira kashi mfite 5 abandi se kubaheru nakwatsi noti ya veni yone sibona gira muri no karate wambara ukamasha twa vraiment direct kamwe konyine ni 2020 niba utayafite genda kanguye 10 basi 10 niba ari 10 yasubize mu mufuka okekanya guhisha ntuturusha uno tugende sho oya banzu yame yazana se nukwishyura mbere ngewe nukwishyura mbere nyine ndayaguha ngo tugende ntago nshobora kurengana niba uzi ko ufite gahunda gira vuba tugende mabuja ataraza singaye amafaranga ngaho yazane nyine injira tugende uramenye kwinkoraho umukobwa di amafaranga yazane agaturuka mbere ndagwa 5,000 se kurere kabiri ngwiriza 5,000 zana 2020 niba uzi ko uri umuntu ufite gahunda yazane tugende kama yagaturukamo kamwe se zana 20 ariko ubundi hano muri quartier ko duturanye ninde kandi abantu bahera ubuntu se ninde wigeze ubona amera ubuntu ukorera amafaranga wa mukobwa ndayakorera mani nanjye niyo mpamvu ndi kwa kamera bari abatipe ujuhereza kandi wowe ufite imari gato Shayimana yabaremye neza mw'abakobwa mwe zana nyine imari yawe niwomba n'iduka ridahuma umpaye unakimara zana tugende sho yame ntago tugenda utarayamba ubusanga aruzi ngo tugende sho